byavuzwe ko Makenga yamaze nawe kugira gute kwitaba Imana, ndetse nabo bari kumwe bose nabo ngo bamaze kwitaba Imana. Ni bamwe mu bajenerali bakomeye cyane muri AFCM 23, abandi ni abakoloneli barimo n'umuvugizi w'igisirikare cya AFCM 23. Byakomeje gutangazwa heshi bwana Fisi, ndagira ngo tubigarukeho kuri ishuro, ariko twe nka Top Kivu tugarukanye andi makuru mashyashya. Yego si ibyo gusa nanone by'urwo rupfu rwa Makenga tugiye kuza tubabwiraho byinshi. Ndetse nanone reka tubabwire yuko Angola yamaze kongera kohereza abasirikare 200 bose nk'ifatizo, ndetse yohereza n'indege ebyiri tugiye kuza tubabwiraho izi ndege ubwoko bwazo ndetse naho zahitiye. Si ibyo gusa nanone nyuma y'ibi byose biri kuba y'uru rupfu n'izo mfu zose turi kumva hirya nanone M23 yongeye kwigarurira ibindi bice byose byari byarafashwe n'aba barwanyi ba Wazalendo ndetse na FRDC. Ni muri ibi bice n'ubundi byahangaha muri Rubaya. Muri Rubaya nanone turababwira yuko tugarukanye verisiyo za kasamutwe z'uburyo iki gikorwa ibi byose aho byatangiriye ubundi bakiri hariya muri Rubaya, ndetse ubwabo nibyo bo biboneye n'amaso yabo bwa nyuma mbere yuko tubona ibingibi byose. Rero byose muraje tubibavire imuzi n'umuzingo, nta na kamwe dusize inyuma. Reka tubabwire ko nanone kandi ibingibi mbere yuko bijya kuba ibihugu bimwe na bimwe byari byarabanje guterana, ndetse nanone kandi ngo Trump akaba yari yarafashe Kisekedi akamujyana ku ruhande akagira amagambo amubwira, ndetse nanone indi nama yabaye y'iminsi 3 yari yahuje ibihugu bitatu byose bihurira i Burundi. Mbere yuko ibi byose biba byose nabyo turaje tubasobanurira akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Monisco nayo nanone kandi ikaba yamaze kongera gushyira hehe za drone, drone izohereza hano muri Uvira. Ese ibyizi drone biri gukora gute? Byose turaje tubabwire akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. 5 rero reka tubasuhuze tubutangire tubifurize kugira igitondo cyiza bwana Pacifique. Reka twifurize abakunzi bacu kugira igitondo cyiza no kugira amahirwe, abandi mukomeze mwihangane ku bw'aya makuru muri kujya mwumva. Niyo mpamvu Top Kivu duhari tubazaniye amakuru meza kandi ashimishije, muraze musobanukirwe ibyizi pfu zose turaje tubibabwireho muze kubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma bwana Fisi, reka twibutse abantu ko dufite groupe ya WhatsApp imaze kugeramo abantu batari bake cyane. Hanyuma nawe niba uri umukunzi wacu ukaba ukunda amakuru ya Top Kivu News, uze kujya muri comment urebe link iza kuba irimo, hanyuma uzajya ubona amavideo y'urugamba ndetse n'amafoto n'ibindi bigiye bitandukanye tuhanyuza bitanyura hano kuri uyu muyoboro. Rero bwana Fisi, ndagira ngo ni ibintu wakomeje kugenda ubona ndetse n'abantu badukurikiye bakomeje kugenda babona hirya no hino hose ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Kubanza duhere kuri Makenga, urupfu rwiwe noneho ruje uyu nguyu we mugenzi we Willy Ngoma we twamuvuzeho na n'ubu ngubu reka tubabwire ko uko twebwe twabivuze n'ubundi still nawe turacyari hahandi ko akiri muzima cyane rwose. Twebwe turacyahagaze hahandi kuko ibimenyetso byose birerekana ko ari muzima cyane, ari muzima rwose. Nanone turaza tubahereze iyindi version. Reka tubanze tujye kuri Makenga. Ejo ndi gushakisha makuru nashyushye nagize guti kubagaho mwabantu, nagiye kubona mbona itangazo rirasohotse kuri Wazalendo, ngiye kubona mbona video irasohotse kuri Wazalendo, ngiye kubona mbona Kinshasa barasohoye itangazo naryo ritoya ariko ridasobanutse, ariko iri tangazo byo nanabivuze mu yandi makuru naje gusanga niri tangazo naryo ari fake, naryo ryari ryeditingano, niryo bari beditinze, ndetse nabo ubwabo icyo bavuzeho bavuze ibintu bidasobanutse turuze kuza tubabwira. Yego, ayo matangazo nabonye kuri Wazalendo baravuze ngo, ndetse n'igihugu cy'abarundi baravuze ngo ese kubera iki ngo muri kwishimira yuko
muri kwishimira yuko nako nanjye ngo muri kwishimira muri gukomeza muvuga yuko ngo Willy Ngoma ari we wapfuye gusa ngo ntimuvuge ko na Makenga nawe yapfuye ndetse kandi ntimuvuge n'abandi bari bari kumwe ko bapfuye. Izo ni wazarendo zari ziri kuvuga ti rero abo bose twabarigishije twebwe bari kwishima rwose basaze bameze neza cyane ariko wareba ukabona nta proof nimwe niyi bafite igaragaza ipfu z'abo bagabo bombi. Amakuru rero asohotse kuri Makenga, yego amakuru nabiri aragira ati natwe turaje duhite tubabwira ayacu bwite twikururiye. Ayasohotse kuri Makenga ya mbere agira ngo yapfuye akaba nawe yapfiriye hariya hehe ari kumwe nande na Willy Ngoma yego. Nanone kandi mwibuke ejo amakuru yakomeje kuvugwa yavugaga yuko ngo koroneri General Sultani Makenga ngo we yari yahavuye atari yaharaye mu byibuke ngo ko haraye Willy Ngoma wavugaga yuko ngo we ari buzinduke asezera anyura mu baturage bwa nyuma ariko nanone bongeye kuvuga ngo nawe bigaragaza yuko ngo Makenga nawe yari hariya yari yahasigaye cyane rwose. Ayo nanjye ayo makuru mu kanya nyaguyeho. Ibyo bintu bihuriye hehe ko bidashoboka bite nuko verisiyo ya mbere yari yaje wenda reka nkubwire ubundi iki kinyoma cyakwirakwijwe n'abantu bake cyane bagitangaje imbere maze n'abandi bafatiraho n'ibitangazamakuru kuko ngo bacyemera cyane na BBC yabivuzeho na BBC nayo yavuze yuko Reuters ariyo yabitangaje nabwo ngibikwe ku mudiplomate ibintu nk'ibyo Kinshasa nabo bavuze yuko nta tangazo na n'ubu Kinshasa irashyira hanze riri officiel cyane. Kinshasa nta girashyira hanze ndetse na Mubitaro ntaryo. Yego Kinshasa bivuga yuko kuva itararishyira hanze nta makuru nayo ifite neza. Yego yarabikoze pe nibyo yagabye ibitero ikeka yuko igize gute nta foto bafite y'umurambo n'uyu numwe cyane. nta n'ifoto y'aho babatwikiye uretse abandi usibye karaka video kasowe na wazarendo ngo yizinde bari kwirinda bo kubivuga kugira ngo bataza gusanga ari bazima bagasema cyane rwose. ahubwo noneho M23 wenda niramuka ivuze yuko bavuye mu mwuka n'abazahita basora amatangazo noneho menshi cyane bavuga bati twarabivuze yuko tuzabamara ati none birabaye. Hanyuma bwana Fisi hanjye hano hari version ufite shyashya igaragaza yuko bino bintu byose ari scam ikomeye cyane ahubwo iri kuba ari n'ikinyoma kiri gukwirakwizwa. Ubundi wanamungani wawe ku munsi w'ejo hatangajwe Willy Ngoma yuko yapfuye ndetse bitangazwa ko yapfuye wenyine abandi bagize gute bakomeretse. Mu kandi kanya gatoya haza kuboneka andi makuru avuga ko ngo yapfanye n'abandi basirikare 8 aje mu gitondo. Uyu munsi babaye 9 noneho hiyongereyeho n'abandi bakurikira abangaba tugiye kugarukaho. Harimo General Jimmy, harimo General Kacheri, harimo General Sultani Makenga, Colonel Willy Ngoma n'abandi nabagakufa abangaba bose. Harimo Gakufe ndetse na Musanga n'ubundi niwe Gacheri nanone. Abo ngabo bose bakavuga yuko nabo baguye muri ibi bitero ariko kandi nanone amakuru akagaruka avuga yuko ngo abangaba bakurikira tugiye kubabwira bamaze kujyanwa mu bitaro by'igitaraganya bakaba bagiye kwitabwaho n'abaganga muri za Masisi. Uwo bari kuvuga ngo wajyanywe mu bitaro cyane ni Makenga ndetse na Gakufe na Gacheri ngo bajyanywe mu bitaro. Makenga ngo yahise ko ngajyanwa igitaraganya noneho ese umuntu wabonye ibyo bintu aho ngo kukeje atabitangaje igitaraganya ku kanya bizane na ntuze kumva ngo bari bizane na Willy Ngoma ko bari kumwe yari ahari yagiye noneho uyu koroneri nako General Sultani Makenga ngo yahise ajyanwa mu bitaro bya Masisi muri centre ya Masisi byihutwe ngahabwe ubufasha bw'ibanze ndetse nanone ngo akimara kuhagera ahita avayo bahita bamuvanaho bahita bamujyana Igoma. Ahanga amakuru rero ariko tugira bwana Fisi dukurikije n'ibyo byose biri kuvugwa nuko izi zose ari propaganda ziri gukwirakwizwa na wazarendo kuko burya iyo biza kuba byarabaye nibyo koko Makenga nawe yaba yarapfuye ndetse abo ba Jimmy ba General Jimmy ba General Gakufe ba General none Bernard Byamungu ndetse n'abandi bagiye batandukanye bose baba barapfuye kuko iyi drone yagombaga kubwire rero bwana Pacifique reka nkwereke ukuntu aba bantu atari ibigoryi namwe mwumve neza noneho mubyumve neza mwumva aka kantu mugasobanukira. Yego
ku munsi w'ejo bari hariya mu rubaya bose ubwo n'umusibejo bari hariya mu rubaya biriwe bapfuye bose niko nabivuga ku munsi w'ejo bundi bari hariya mu rubaya bateraniye hamwe babonye drone ya Kinshasa icyo kintu mu cyumba neza iri gukora surveillance barayibona ayo ni amakuru ya nyayo barayibona yarasi irigendera yafashe amafoto irigendera ifata n'amavideo nyuma y'akanya gato internet ihita ivaho n'itumanaho ryose kugeza na n'ubu ntaririyo niko amakuru ari kuvayo avuga cyane. eske aba ni bantu ki bo kubona ikintu nk'icyo ngicyo gifashe amafoto yabo kigiye noneho bakagirira ntagire ikintu bagikoraho bakaguma bidegembya kandi bazi ko noneho rubaya bari kwisatira ngo bashaka kwiha Trump cyane kandi batanibagiwe ibyo bakoreye ntuze uriya uno mu generali watwirwaneho bita makanika izo singero zifatika noneho si bidahagije bahita babona ikindi kimenyetso cy'uko internet ivuyeho. Ni gute abo bantu batagakwiye gutekereza bavuge ngo ibi ngibi birahagije ko hari ikindi kintu kigiye gukora duhite twitegura cyane, ahubwo jewe misena nabona yuko mbanze ndangize banze usoza tubwiye. Noneho rero nimba ibi barabibonye n'amakenga yararimo dore ikintu aba bantu bahise bakora cyane, barabibonye bagerageza kugira gute kujijisha aduye no gukora tekinike zabo z'urugamba. Mu gihe bari gutegura ibyo haza kubaho iki kwira drone yasenye yaje gusenya hariya. Ndakumva cyane. Ndetse nanone bakimara kubibona baravuze ati nta kindi gikorwa twakora tugatungura Kinshasa. Bakimara kubibona babona yuko bari babatagitinze neza kari kabaye ahubwo aba bagabo ikintu nkeka bakoze kubera yuko babonye yuko za drone ziriwe zibahiga bakaba n'abarasa baravuze ati wenda reka dushyire aduyi mu rujijo tumutega gateko. Kugeza ubu ngubu nta telefone n'imwe y'umuyobozi n'umwe mukuru wa M23 iriho. abe ba koroneri nanga wapi batagiye hariya Rauresi Kanyuka wapi ndetse anaheruka gupostinga mu masaha 21 ashize. None se nawe yarapfuye ra reka tubwiye wenda tubabaze kwa namugani na makenga nawe telefone nawe yahise ko iviraho icyarimwe. None abana bagaceri nabande bose nabagaceri bose nabande bose byose yavuyeho nta nimwe iriho. None bapfiriye rimwe abantu muri kudutuka muri comment muvuga ngo muri kuvuga ibyo mutazi ngaho ni mutubwire ngaho ni baza abari kudutuka ni bagaragaza aho bapfiriye n'ibyo bo bazi bagaragaze proof za M23 zibigaragaza hanyuma batubwire n'impamvu abo bapfuye bo bagasigara kuko urumva barabitangaza nk'aho bari nakazi kabo bafite uburenganzira bwo kudutuka nta kintu abadututse bose ndabona umubiri wanjye ukiri wose nta hantu na hamwe nakomeretse ndacyari wese vraiment ibitutsi rero batuke nababwira iki icyo nzi nuko turi kuvuga ukuri yego. Noneho rero nanone ahangaha wakibaza ese wenda se baba bari mu kiriyo birashoboka se ko uwa mbere ya cyandese ntibigaragare se birashoboka yuko uwa mbere yacaho ntibabivuge Lawrence Kanyuka navuga n'uwa kabiri se none se ahubwo se niyo bapfa baba bari mu icyo kiriyo uvuze ntitunamenye icyo kiriyo ngo ni cyane ntago ikiro cyo gishoboka ntago kiriyo ese ubundi bwobwo abantu koko namwe mushyize mu nyurabwenge murumva Sultani Makenga yapfuye Willy Ngoma yapfuye General Bodo yapfuye General Kaceri yapfuye ndetse na Jimmy yapfuye na Colonel Willy Ngoma yapfuye. Ese abo bakomeretse bajyanye mu ibyo bitaro ntago bari kumwe mu icyo gitero cya drone nta baganga baraho ngaho banatanga makuru gake ngo ameze gutya. Ikindi cya kabiri gute mu mbaga y'abantu bangana uko guko haraswamo drone harangiza agafu umuntu twarabonye mu vetura sakamikazi drone inkingi zigayira zirimo
drone iraza abantu bari hamwe ishobora guhitana n'abantu 50 barenga batayo ya gisirikare ishobora kwishwanyaguza none murambwira ute ko hapfuye Willy Ngoma abandi bagakomeza ikintu gihari rero dore yandi makuru nanone yaje abayobozi be mu 23 ngo bari mu nama ya aho naho uzunyumvira nibande bayirimo rero ngo wenda harimo uyu umuvugizi Lawrence Kanyuka hakabamo na Colonel Nanga hakabamo wenda na uriya muvugizi mu bya politike yego arimo Imani wenda nzeze hakabamo na Oscar Barinde yego nawe numuvugize wa FM23 akabonga bari mu nama none se abo bose telefone zabo zikaba zavuyeho gute bakaba ayo makuru yasohotse ate kandi nta makuru ari guturuka mu ntare za ubundi duheruka neza tuvugisha wa musirikare gusa atubwira ngo rwose anaseka cyane atubwira ngo nibona n'ubu ngubu nongeye kwibonera ndima video y'abantu benshi bari kugenda bavuga ngo ariho rwose akiri muzima nanjye rero bigahita binyongerera icyizere n'amakuru ndi kugenda nkurura kakiri muzima cyane rwose nanone rero kandi iyi nama abantu bavuze ko ngo M23 iri gutegura inama y'akasamutwe bayivuze ku munsi w'ejo ngo bagiye kwihorera ngo ku rwego ruri hejuru ngewe iyi nama ishobora kuba wenda ihari ariko hari abayikoze ariko nanone nibyo nakitekerereza kuko nta hantu ndabona na hamwe M23 igaragaza ko bagiye mu nama nta nubwo wenda ari na ngombwa kubitangaza ariko se nimba abantu amakuru ari gusohoka hari wagaragaje inama ahantu yabereye icyo kintu mu gikurikirane cyane hari umuntu wavuze umuyobozi uyiyoboye wagiyemo bari kuvuga ngo inama ngo yateraniye hehe yayobowe nabande ayo makuru atatugeze yari sangahe ayo makuru umuntu muri muze kuyabonana gufatiramo imyanzuro y'akasamutwe none ngewe navuga ngo iyi nama wenda nimba yanabaye ahubwo se yarimo aba bayobozi bose bwana Fisi reka nkubaze abo bantu bavuga ngo igiye gufatirwamo inama y'akasa ngo imyanzuro y'akasamutwe babimenye ute nanjye ndibaza ukuntu babimenye na internet itero na nimero z'abayobozi zitariho hore se ubundi iyo nama yaba amakenga atayirimo iyo nama yaba Willy Ngoma atayirimo iyo nama yaba generali bose bayimvetura batayirimo ni bwoko ki ibi koko dusanze byabayeho ni uko kwa gukofirma y'amakuru kabaga bose baba bapfuye ubundi ikintu gihari ubundi ejo ngewe ubu aka kanya nakabaye n'ubundi ngishimangira yuko Willy Ngoma yapfuye bitewe nuko iyo bakita bavuga ko n'amakenga nayo yapfiriyeho ariko makenga bamuzanye mu nyuma umunsi ushize kayibaze nawe ngo bari kumwe bavuga ngo ntiyanaharaye kandi ejo baravuga ngo ntiharaye Scovia yabivuze neza Scovia yavuze ngo ibinyamakuru byose byanditse ariko nta na kimwe gifite proof yo kwizerwa ya M23 na baravuga ati nanjye nagerageje guhamagara abayobozi bose ba M23 nziranye nabo nta numwe wigeze amwitaba cyangwa abone telefone nta telefone iwe yabonetse nta niyaciyemo ikindi cya kabiri niba tubagira ngo turababeshya mushake n'abantu bari muri bice bya za Masisi bandikire babashuti banyu murebe ko abasubiza ndetse muze no kubaza amakuru meza yo kwizerwa nabonye ejo kuri groupe yacu mbaho iriya yacu ya Top Kivu hari abantu bari batangiye gushwanirega bavuga ngo yapfuye abandi ngo ntiyapfuye ndababwira ati rero ibintu muri mu ntago mwese mubizi nibyo ntibyabura ntago byabura mwigeze mu itangazo ryayo ese mwumvise araho babivuzeho kigana Kinshasa ntayo bwana Pacifique rero gusa umucyo twebwe uko tubibona n'amakuru dufata dukurura hirya no hirya nuko tubivuze twebwe turacyashimangira kaba bagabo bose bakiriho rwose tubahaye facts zose twakusanyije urazumvishije ndetse nanone kandi twihuta cyane hanyuma ndagira ngo tubwire ntigute baba bapfuye imirwano igakomeza muri Masisi mu kibaya nabyo tujye kuza tubirebeho turebe uduce M23 yigaruriye agace ka Gatoye ko kamaze kwigarurwa tayari direct kamaze kwigarurwa abangaba bari baragafashe ba FRDC ndetse na Wazarendo bari baragafashe kongeye kwigarurirwa ndetse nanone kandi agace Kasenyi nako nuko hari nakandi gace kitwa karebe neza nakabuze ariko kugeza nari mfite uduce dutatu
karebe neza ugasome ukababwire kugira ngo bumve ko kanze ndareba nimbona aho nakanditse ndaza nyine wenda reka tube dufashe utwo duce twonyine tube dufashe utwo twonyine ariko igihari nuko ngiye maze gukusanya uduce dutatu akandi nakibagiwe uko kitwa ninkibukana ko ndaza kukababwira mbuzaho nakanditse nanone kandi reka twerekeze ahangaha twerekeze mu yandi makuru ahangaha tujye mu yandi makuru duse noneho tukomereze kuri iyi migambi yateguwe n'ababacashuru kugira ngo tubigendemo neza cyane imigambi nibo bari bapanze bakoresheje n'icyo gitero ngo cya drone bivugana abayobozi ba Mubitaro amakuru ndi kubakururaho wenda niba ntaguciye mu ijambo amakuru ndi kubakururaho ni uko bishyuwe akayabo k'amafaranga ndetse bahabwa itegeko n'uwitwa Eric Press ari nawe watanze ira drone yaje kurasa ngo kunari za Saranga kandi ntago yaje ari drone imwe gusa kuko zaje ari drone nyinshi kandi ngo zifite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru niba wibuka za drone twabwiraga abantu zari muri Sud Kivu zimwe zibanza gusikana noneho nazo ngo zagiye hejuru zirabanza zirasikana mbere yo kugira ngo zigere gute zirase maze zirasa hejuru y'inzu bari barimo ngo bamakenga baza kwasiga ubuzima hanyuma rero bwana Fisi ikintu ushaka kuvuga ahangaha ni iki ngiki nawe ati ese koko biramutse bibaye bano ba mercenaires ibintu abantu bari kuvuga byaba ari ukuri ntago nanjye nahita mvuga ngo byaba ari ukuri kuko twamaze kugaragaza nimba barafatikanyije na Kinshasa amakuru ari kutugeraho wenda nibyo ariko na Trump nawe hari amagambo yabwiye Kisekedi mu gihe hari habereye inama yagiye no gusenga yamukuye mu bandi ba perezida bose bari bahari amujyana ku ruhande agira ibyo amubwira amagambo ahari nuko icyo bavuganagaho yari Edini Prince ugiye kuzaza akamufasha mu ibi bintu ibi rero bivuze iki mudukurikirana bivuze ngo abana ba Afurika abirabura twebwe nta gaciro tukigira imbere y'abazungu kuko batuguranisha ibirombe by'amabuye y'agaciro ariko nanone ni ukuvuga ngo abanyamurenge bamaze gutangwa kugira ngo amabuye y'agaciro aboneke cyane rwose bagomba kwicwa Amerika ikabona ibyo birombe iki nicyo bisobanura uyu Kisekedi nawe abifitemo uruhare bicwe atanga amabuye cyane rwose niko bihagaze ibi rero mwakabyaranye nitwe tugomba cyangwa se nibo bagomba kugira gute kwirwanira M23 igomba gufata umwanzuro wa nyawo ikarika ibi byose kavuga ati homba ni homboka tujye kurwana umukukuza umuhenerezo hanyuma rero nuko bwana Fisi nubwo bumva abacashuro bikomanza uko bakaba bari kugenda bavuga ko ari bo bakoze ibyo bikorwa bari kwiha amapeti ngo Mubitaro bamereye n'aba yitwa za Karimi ntago rega bose ariko baza ngo bajye gutyo kuko ibyo bakoze ntago bagiye mu rugamba bari ahantu bwite habo ku ruhande bari gukontorora ikoranabuhanga ntago bagiye ku rugamba rero abari ku rugamba bo byanga bikunda bagomba guhura n'ibibazo bikomeye cyane rwose bayigomba guhura n'ibibazo bikomeye cyane rwose ngayo nguko kimwe nuko n'abarundi bari gukubitwa cyane hano mu Minembwe ku rwego ruri hejuru cyane abarundi bari gukubitwa mw'abantu yes twihuta cyane no mu yandi makuru tunyarutsa cyane reka tubabwire yuko drone Angola yamaze kohereza abasirikari 200 ndetse na drone nanjye ngo na drone indege ebyiri za Sukhoi 30 ndetse na Sukhoi 20 izi ndege zose bakaba bamaze kuzohereza buretse gatoya Karemi ni Sukhoi 30 Sukhoi 30 nkuko tuvuga ngo Sukhoi 25 umubare Sukhoi 30 nyine ni izina ry'indege zigezweho yego zigezweho ariko indege zose hari umuntu wari wumviranye ubu ngubu yahise avuga ati ese Sukhoi 30 ntago bishoboka Angola yabizifite ni izina ry'indege bita Sukhoi 30 n'umubare na Sukhoi 20 ni 20 bohereje ubwo n'ubwoko bw'indege bubiri bohereje hano muri Karemi mu kibuga cy'indege yes nibyo ngibyo ikigaragara nuko M23 bari babanje gukuraho internet hariya muri Rubaya kugezana n'ubu ndetse nanone kandi Congo nayo ikaba itarasohora itangazo riro officiel ndetse telefone z'abayobozi bose ba M23 zavuyeho nta nimwe iriho Monisco nayo yatangiye yohereje drone hariya muri Uvira
urumva ikaba yoherejeho za drone zatangiye kugenzura umutekano wa hariya muri Uvira. Rero byose mwoka byaramwe ahangaha biri kuba nuko MONUSCO iri gukontrola ngirebe eske koko umutekano waho umeze neza, iri gukoresha ziriya drone byatangiye byo tayari ngayo nguko ya reka turi hari ikindi naba nibagiwe rakino nako bimeze ya ndabona nta kindi twibagiwe, nta kindi kidasanzwe zose twe twanditse hano. ahubwo ikintu turi buze kugaruka mu yandi makuru ari buze gukurikira tunabararikira kuza kuyakurikirana cyane ko turaza kuza twitsa dusesengura bino bintu kugira ngo baze kubyumva neza cyane. Hago birangiye ntago ari ukubisesengura, turaza tuzanye amakuru yandi tuba twakusanya kongera gushakisha andi makuru mu gihe tutarabona itangazo rya M23. Reka dushimira abakunzi bacu ba Top Kivu News, ni inshuti zacu buraza katasoka bwana Fisi, murabibonye ko bakomeje kujya biyongera cyane. Hanyuma mukomeze mukanda subscribe ndetse na like. Imana ibarinde, bye bye. Ciao ciao.